Sitori ngiye kubaho uyu munsi ni sitori ifite n'utuntu tw'utumanyeri two guseka. Ntiwabasha kugendana na Eric Umuziranenge udakoresha 5G, ubwo ndavuga ya internet yihuta. Kora subscribe kuri Eric Umuziranenge TV maze ubashe gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ni umutipe wita Claude, narangiye akazi ko mu rugo, none inkuru iri kunsangaho nibereye ngo Claude ari mu maboko ya RIB, ngo arashinzwe ikirere. Umva iyo nkuru, ngo arashinzwa gufata nyirabuja ku ngufu. Umva Claude uko yisobanuye. Baramubajije ngo Claude, ni iki cyaguteye gufatanya kubuja ku ngufu? Hari ukuntu mawuja yajyaga akora utuntu tw'utumanyeri mu rugo, kwambara isume, kwambara isutiye, kwambara utujipo tugufi ndetse n'ibindi. Ibyo bikantera gutekereza namubomoye. Umugenzacyaha yabwiye Claude ati Claude, ati ubwo busobanuro bwawe ntago bwagukura mu maboko y'umugenzacyaha, ati ongera utange ubundi busobanuro. Maze Claude aravuga ngo hari igihe mawuja yajyaga yicara, inyicaro ye ari inyicarubozo, ubwo nta kindi nari gutekereza uretse kumwegera. Umukozi wa RIB araseka aratembagara, aramubwira ngo ntabwo ubwo busobanuro bushobotse, ati ongera utange ibindi bisobanuro. Claude amara iminota myinshi atekereza icyatuma ava mu maboko y'abagenzacyaha. Aravuga ngo si ibyo gusa, ati mawuja hari ubwo yajyaga yunama ari kumesa cyangwa ari koza ibyombo, ikanzu ye igatangira kuzamuka, maze nanjye mu myenda bikikoma. Ati ibyo biri mu byanteye kuba nagirira irari mawuja. Abari bari aho bose barumirwa, noneho na mawuja we araseka. Bambaza mawuja ati ibyo bintu warabikoraga? Mawuja yahise asobanura ko ibyo byose yabikoraga atazi ko byararuraga Claude. Claude bahisemo kumuha imbabazi, ariko bamuha warning ivuga ngo ntuzigere wongera kurarikira ikintu bita umukobwa cyangwa umugore utari uwawe. Niwumva kwihangana bikunaniye, ujye ujya mu ndangamirwa imigina cyangwa ushake umugore wawe. Nari Eric Umuziranenge, koresha 5G kugira ngo tujye tubasha kwihuta mu kumva ndetse no kureba video nkora umunsi ku wundi. Ciao ciao.